Mutesi Scovia ashobora kuba ari umuntu w'ingungu. Iyo umuntu abaye umuntu w'ingungu birangira kugira ngo ateze imbere ba bantu batangiranye business cyangwa se bakorana ushobora gute wibaza ati noneho ubivugiye iki? Mutesi Scovia yatangiranye na Samuel Mutungire, tubamenya twabonye ari bo bombi babiri bakuri uriya nuza Mutesi Scovia ashobora kuba ari wa muntu utifuza ko watera imbere. Kwibohora bayobowe na Fande Kagame, kugeza ubu byakugora kumubona ari gupepera ibigori ku muhanda cyangwa ari kudoda Rugabire yarabaye umuntu wakubiswe yararwanye mwari wa rugamba, byakugora siko bimeze. Avuga ngo umukomando ushaje aboha ibirago, ngo Mutesi Scovia tumugarutseho yabanye na Samuel Mutungire mu bihe by'akanda. Ntabwo turi bujye kubigeranya nabi, ariko tubitangize mu bihe by'akanda, mu bihe bigoye, mu bihe by'ibibazo. Hanyuma ageze mu gihe cyiza cyo gutangira gusarura mu buryo buboneye, arangije Samuel Mutungire aramutaye cyangwa se ari kumuhemba ohehahe bya bindi bikora. Attention hatagira untera amacumu ko Samu ibyo uvuga tuba twacukumira ngo uri kubwira za baneti cyangwa se abantu bikoreye amashu. Niba utaranyuzwe n'umushahara cyangwa se ukaba utaranyuzwe n'aya guhemba, warabimu Samuel Mutungire uva kuri Mamurwa Gasabo TV, nago ari uko yaranyuzwe n'ibyo yabonaga. Ushobora gute wibaza ati noneho ubivugiye iki? Wa muntu ibihumbi 100 murazamutse mumaze kugira kuri nivo nini, handi uzana abanyamakuru bagiye batandukanye noneho ukabaha akazi. Wa muntu nacyamuhemba bya 100. Ese urumva waba uri umukoresha wifuza iterambere? None iyo watangiranye n'umuntu, iyo ari umuntu uzi ko mwatangiranye mu mvune mwese nta kintu muri kubonamo, ngira ngo yagombye no kuba kwibuka no mu bihe bya muri ya jari kugira kure wenyine, akiri wenyine. Twe twatangiranye nawe cyangwa se ngenda watangiranye nawe ngume kuri ya nivo idakura. Kandi tubizi Mutungire Samuel ashobora kuba ari umuntu utanyurwa, ari munyamunyurwa goye, ari wa mwana w'ingayi. Ibintu bya bindi byabaye kuri Kavuna wa Ryankuna, ubwo yafashaga Ndori yari yarahongeza Karagwe iyo ni muri Tanzania kwa Nyirasenge, wafashije umwami kuba yatahuka. Samu niba yaranditse aya maberetire asaba Scovia kumwongeza, Scovia ntamwongeze. Yes, this is KY TV show simple koma yombi. Izana ryanjye nitwa Benjamin. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko mama afite amakuru agiye atandukanye tuba turi buvugeho by today. Uyu munsi rero tugendeye ku byo uri kubona bya Scovia Mutesi ndetse na Mutungire Samuel, aho ubwo bari kugenda bavuga bati twaratandukanye mu by'ukuri, ariko ukabona nyine harimo ukuntu Samuel adashaka gusobanura ibintu uko byagenze. Ku ruhande rumwe ni sawa kubira ko kubivugaho rimwe na rimwe hari igihe wenda byagusenyera ikiraro ahantu hamwe ushobora kuzakenera ikiraro ugasanga icyo kiraro hari urubaho rwavuyemo kandi ntabwo uri bubashe kukinyuraho kuko gira ahita kibatingatinga. Bya biraro byatingatinga ngo burya hari igihe ukata umugozi umwe ugasanga cyabaye gutya uburyo kukinyuraho ngo bishobora kuba ikibazo. Ibyo rero akaba ari byo Mutungire Samuel ashobora kuba ari impamvu ari bypassinga, ariko bypassinga kugira ngo ibyo bintu nyine abikikire. Ariko unshobora guhita ntekereza ikintu kimwe kuri ibi bintu. Ushobora guhita wibaza ati ni ibiki noneho byagenze bite? Manza wumve kino kintu kubera ko Samuel Mutungire uva kuri Mamurwa Gasabo TV, nago ari uko yaranyuzwe n'ibyo yabonaga. Nkuko yabivuze, ibyo si imvugo yanjye, ni wowe wabyivugiye. Yavuze ko mu by'ukuri atanyurwaga n'ibyo yabonaga hariya, ndetse akabona ko atajya atera imbere. Reka tumanze tugaruke kuri ibi ngibi. Mutungire Samuel ashobora kuba ari umuntu utanyurwa, ari munyamunyurwa goye, ari wa mwana w'ingayi, ari wa muntu kunyurwa ashobora kuba yifite ikibazo kuri we. Iki kintu gishobora kuba ari cyo gituma ubona Samuel Mutungire hari aho ngaho ariko ari umuntu utanyurwa, ari wa wundi ugoye, ari wa bana batanyurwa kabisa. Ushobora gute wibaza ati noneho ubivugiye iki? Ndagira ngo manze nkubwire ikindi nanone gishoboka mbere yuko wenda tuvuga ibintu byinshi. Ikindi gishoboka, Mutesi Scovia ni umuntu ufite ubugugu muyiwe bwa bundi bw'umwihanduza cumu. Hano ubona umuntu ari umwihanduza cumu, ari wa muntu utagukiza ufite ikintu cyitwa
capitalism muri we mbese yumva kugukiza reka data. Turabizi abantu nk'abo ngabo babaho no mu nshuti turabagira, usanga nyine nibo ari inshuti yawe cyangwa se ari umukoresha wawe. Tujye kumukoresha kuko nibyo biri hagati ya Samuel Mutungire ndetse na Mutesi Kovia wari boss we. Ibi ngibi ugasanga Mutesi Kovia afitemo wa mutima nyine wo kuba nta muntu yafasha, nta muntu yateza imbere. Niwe muri kumwe murajyana ahantu hose nta kibazo, ariko ntiyaguteza imbere, ntiyaguha urwego ngo uzamuke. Nkurikije amakuru yo kuri ibi reka hita bisobanura impamvu mbivuze. Wari umuntu ushobora kuba atazi impamvu mbivuze, kambisobanure tumanze tugende turi kumva ibintu kimwe. Ibi bintu duhere kuri wenda Mutesi Kovia. Mutesi Kovia yatangiranye na Samuel Mutungire, tubamenya twabonye ari bo bombi babiri bakora ibiganiro bakanyuzamo gatumina n'abandi. Hari benshi bagiye bahaza, hari nk'uwitwaga ngo niba ari Nkindera, ari umugabo umeze nk'ufite uruhare ukuntu nawe wahaje wakuze, ariko ubundi tuzima mu rwo gasaba itangira abantu babiri, Mutesi Kovia ndetse na Samuel Mutungire, ndetse twaranabakunze bakiza bakihostingana babazanya iki niki, bumvaga ko ibintu byari sawa kuko ngiye nabakunze cyane ku rubanza rwa Prince Kid. Ni naho nabamenyeye, ni naho nabakundiye, nkunda kabisa ira couple y'abanyamakuru, nagaruka ari umugabo re n'umugabo. Hanyuma Mutesi Kovia yari wumva niba yarazamukanye na Samuel Mutungire nkuko Samuel Mutungire yabivuze mu kiganiro kuri chaîne yitwa Amarembo TV. Kovia ashobora kuba yarabaye nyine batangiranye, yabisobanuye ngo batangiranye ari abantu badafite wenda urwara rwo kwishima, bari bafite wenda ibikoresho bike bagenda bazamuka nta guhembwa. Icyo gihe birumvikana nkuko abandi twese dutangira YouTube turabizi, habaho kumanza gutegereza gutinda, mbese kugira ubona amafaranga nyine avuye muri ibi bintu bya YouTube bitwara igihe kabisa. Uburyo ari byo uje gukora byonyine uvuga ngo nibyo uhugiyemo, ukabitangira zero from scratch wasara. Batangira ari abantu twavuga ngo badafite amafaranga, batabonaga revenue zinjira nkuko yagiye bisobanura twese turabizi. Hanyuma bagenda bazamuka step by step kugeza ubwo batangiye guhembwa na YouTube, babona amafaranga menshi, ibiganiro birakomera, ibintu abantu barabakunda barabazira, batangira kwinjiza amafaranga menshi. Mu byo we yasobanuye yavuze ko bateganyaga ko nibatangira kwinjiza nyine aribwo batazatangira no kugira gute guhembwa nyine, ubwo na Samuel Mutungire akagira ikintu akuramo akagira naho yigeze. Ariko nyuma bimaze kuza byagaragaye ko Mutesi Kovia ikintu cyagiye kivamo, yagiye amera nkaho niko kunuvugana n'umubosi we namugitangira from scratch business, ariko yatangira kuko wenda ari wazanye igitekerezo kazana no dukoresha wenda tumashini two gukoreraho n'iki, ugasanga wenda ari kuguhemba 100,000. Mutangiye muri 2021 na 2 aguhemba bya 100,000. Wenda tubari ko kuko bayishinze 2020, tubari ko yatangiye guhembwa neza 2022, 2023. Hanyuma 2023 urukumva bari guhembwa kandi YouTube yakunzwe bimeze neza, abantu banabonye na Silver Award yani tangwa na YouTube kuba subscribers 100,000. Aho ngaho urumva ko mwatangiye kumera neza. Hanyuma uruguhemba wa muntu 100,000, murazamutse mumaze kugira kuri nivo nini, handi uzana abanyamakuru bagiye batandukanye, none ukabaha akazi. Wa muntu nacyamuhemba bya 100,000. Ese urumva waba uri umukoresha wifuza iterambere ryo wa mukozi? Tumaze tubivuge ko ibi bintu bishobora ko uriya nuza Mutesi Kovia ashobora kuba ari wa muntu utifuza ko watera imbere. Hari gikora n'abantu ugasanga kugira ngo utere imbere ni kibazo gikomeye, kubera ko gukoresha arashaka kwikubira byose ibyabonetse. Yego niwe nyiri igitekerezo, nawe nyiri umushinga, ni nawe boss, ariko nanone iyo watangiranye n'umuntu, iyo ari umuntu uzi ko mwatangiranye mu mvune mwese nta kintu muri kubonamo, kugira ngo yagombye no kuba kwibuka no mu bihe byiza akakwibuka, ntabe akwibuka gusa akora recognize muri bya bihe bibi mwari murimo, ariko ibihe byiza akakwirengagiza. Ubwo ni cyagiye atangiye kubona umufungo. Iki nicyo kintu natekereje, navuga ni Mutesi Kovia ashobora kuba ari umuntu w'ingungu. Iyo umuntu abaye umuntu w'ingungu birangira kugira ngo ateze imbere bantu batangiranye business cyangwa se bakorana bibaye ikibazo gikomeye. Ahubwo nibigiye biva muri wa mushinga cyangwa se muri ya business agatangira kugira gute kubyirundaho wubwe, icyo gihe biba ikibazo gikomeye. Mutungire Samuel ati Mutesi Kovia ntago akeneye kugira gute, ntago mbese nyine abantu bihugiyeho. Buriya kira kintu Mutungire kukivuga ni nko kuvuga ati
nyine arashaka kugira muri ya jari kugira kure wenyine akiri wenyine. Twe twatangiranye nawe cyangwa se njye watangiranye nawe ngume kuri ya niveau idakura. Kandi tubizi neza ko burya kugira umukoza kunde wenda company cyangwa business nuko agenda akurana n'iyo business bakura. Iyo bagenda bakura rero umuntu arushaho gukunda ya business. Cyakaba aricyo wenda shingiraho mvuga ni Mutescovia ashobora kuba ari ingungu iteye ubwoba yandi ya danger. Wa muntu ufite igikapitalisme muri we uvuga ngo ngewe mwire ngenyine. Wowe akaba bibona ko wenda ubuzima butameze neza, ibintu birahinduka ku masoko, ibiciro bikiyongera, mu byukuri bikazamuka, ariko wakumva waguma hahandi. Kandi we nibyo wenda navuga ngo aba yungukira muri izi chaîne za YouTube ni ibiki ibyo bigenda byiyongera ko buri ugira abasabu benshi, views zikaba nyinshi, ibikorwa bikaba byinshi, video uploading zikaba nyinshi, abantu bakura YouTube nyine niba yaguhemba wenda n'urugero 200 irazamura 300 400 500 niyo yaguhemba 1000 wenda 100 irazamura nyine mugira muzamuka mukura ntago mamukiri gufata yayanda mwe ku kwezi. Bivuze rero ngo Scovia yaba ari wa muntu nyine wumva nibi bintu biri kwiyongera babona profit yose niye nka nyine business profit yose niye, ntabyo kwibuka ki wa mukozi batangiranye from scratch. Icyo ni kimwe. Noneho reka wenda ngaruke kuri ibi bintu kuko impamvu mbivuga wenda nanze urugero, reka nanga urugero rw'ibyo nzi ko ni byiza ngiye nkunda gukoresha ingero z'ibintu nzi biramfasha. Reka dutanga wenda urugero kuri RDF cyangwa se kuri RPF. Ingabo za RPF mu gutangira urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, ni urugamba rwatangijwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko wari uriyoboye turamuzi na Fande Gisa Rwigema aza gusimburwa ku munsi wa kabiri ndetse w'urugamba kuko yese yitaba Imana ku munsi wa kabiri bagitangiza urwo rugamba, ahita yitaba Imana asimburwa na Fande Kagame. Ubu wenda ikintu twabona byakugora ko wabona umwe mu basirikare mu basoda batangiranye urwo rugamba rwo kwibohora waba uriho, nyine waba uriho muri abo batangiye urwo rugamba rwo kwibohora bayobowe na Fande Kagame. Kugeza ubu byakugora kumubona ari gupepera ibigori ku muhanda cyangwa ari kudoda Rugabire yarabaye umuntu wakubiswe yararwanye mwari wa rugamba, byakugora. Siko bimeze. Icyo nshatse kubivugira ni kuvuga ngo umuntu mwakoranye tuvuge niba bararwanye rwa rugamba rwo kubohora igihugu, bagaca mu masasu, bagaca mu bizazane, bagaca mu bintu bigoye byinshi cyane twagiye twumva, ibindi twagiye tubona, ibindi twagiye dusoma. Uwo muntu akaba ashobora kuba ari kudoda Rugabire ku muhanda cyangwa ari kotsa ibigori hariya, ese yarabaye umuntu wakubiswe nyine. Byaba biteye agahinda, byaba bibabaje cyane. Ari babandi bagize wenda bigometse cyangwa ne bajyane n'amahame RPF igenderaho yagenderagaho n'umugambi yari afite, kuko ari bamwe bagiye bagira gutya bagashaka guhindura gahunda n'umugambi ndetse n'inkingi mwikorezi RPF yashingiragaho mu kubohora abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Bamwe babirenzeho bo murabizi, bamwe barishanga, abandi bari hirya no hino, ntabwo tubigarukaho cyane ibyabo ngabo. Abo bo bashobora kuba babayeho nabi kubera ko wenda bashatse kugira gutatira amahame yagombaga kugenderwaho. Ariko byakugora ko umusirikare turabizi bano ba Freddy ba Ibingira ba Mubaraka Muganga n'abandi ba generali bakomeye bakabarebe turabazi, ba Nuza ba Ndahiro Logan n'abandi bagiye batandukanye turabazi. Ubu ngubu abo tubona babayeho neza, nta n'umuntu uri hasi y'ipeti rya generali ahari nibambyibuka neza. Uwo kiretse ari babandi bavuga ngo umukomando ushaje aboha ibirago, ngo hari ukuntu ngo abakomando iyo bashaje ari babakomando bagumye wenda nk'ahantu batekera. Ayo ni amakuru njya numva ngo iyo ari babandi bari abatetsi batigeze bakora ikosi ry'igikomando neza, ngo usanga ngo iyo bari gusaza bahabwa utunuma, ngo icyo gihe baba akazi kabo ari ukuboha ibirago, kuboha imigozi, ngo bityo bakabaha akanyenyeri. Nagiye mbyumva hano ngo bakabaha akanyenyeri ngo kugira ngo nuje wese amuboneka ari umusini amwubahe. Avuga ati ibyo ntago tubitindaho ni kwivugira kuri ibi bya Samuel Mutugire ndetse na Scovia Mutesi. Ikituma bivuze nyine byatera agahinda uramutse ubonye umusoda warwanye muri icyo gihe ari gupepera ibigori.
ndatekereza ko nta n'umunyarwanda wabyishimira kuba avuga ngo uyu ni intwari y'igihugu mu batangije urugamba, wanarubayemo, warashwe, wagize ute, ukabona ari gupepera ibigori, nawe ntabwo byagushimisha munyarwanda. Turabizi twese nta muntu byashimisha kubona ingabo y'igihugu yarwanye muri ibyo bihe byo gukura u Rwanda n'abanyarwanda mu bibazo bari barimo, yabiri gupepera ibigori ku muhanda. Byambabaza cyane pepe ari umunyarwanda ari mu Rwanda yararwanye muri icyo gihe, byambabaza. Nuko nta nibihari, ubwo nshatse kubivugira iki, nuko buri musoda wese warwanye muri kiriya gihe ameze neza. Benshi bafite n'ababarinda, barahabwa icyubahiro, baratugezaho impanuro amanywa n'ijoro zidukundisha igihugu, zidushishikariza gukunda igihugu. Turabibona ko ari abantu babayeho neza, kuko ntabwo warwana. Nanjye nabyishimira cyane kuba barabaye mwarwa rugamba batararuguyemo bakaba babayeho neza. Very good kabisa. Noneho Mutesi Scovia tumugarutseho, yabanye na Samuel Mutungire mu bihe by'akanda. Ntabwo turi bujye kubigeranya nabiyi, ariko tubitangize mu bihe by'akanda, mu bihe bigoye, mu bihe by'ibibazo. Hanyuma ageze mu gihe cyiza cyo gutangira gusarura mu buryo buboneye, arangije Samuel Mutungire aramutaye cyangwa se ari kumuhemba. Ohe hahe bya bindi bitagukiza bitanakwica nyine, umwe uraho ibiciro birenduka ku isoko, nta kintu uri kubona. Attention hatagira untera amacumu. Ndaje ngaruke kuri Samuel Mutungire. Ubwo rero urumva icyo gihe Scovia duhita tumufata nk'umuntu w'ingungu, w'umugugu, utagukiza, utagiraho gukura na kugeza, niko nge nahita mufata. Tugiye kuri Samuel Mutungire kuko navuze ngo ibi bintu biba birimo ibintu bibiri, nitone yo mpamvu ndi hano. Hanyuma Samuel Mutungire ashobora kuba nanone ari umuntu w'ingayi, wa muntu w'intashima w'ingayi, umuntu utanyurwa. Abagabo benshi turi abantu batanyurwa, icyo cyo full stop aho ngaho twashire umuhate. Ugasanga Samuel rero niba ari umuntu wanyamunyurwa goye, biragoye. Kubera iki? Ushobora guhita uvuga ati kuba icyo bivuze ibyo bintu. Tonde igituma bivuze ko Samuel Mutungire ashobora kuba ari umuntu uri nyamunyurwa goye cyangwa goye, nuko ashobora kuba mu bintu bya mbere bihari. Yavuze ko nyine ngo yabonye ngo ibintu ngo bihinduka, ngo ariko we nahinduke ngo mu bijyanye n'imishahara n'ibiki. Ntago wageze ubwo uvuga ufata umwanzuro wo gusezera umubosi wawe hatarabayeho uburyo bwo kumugerageza, umusaba wenda ibijyanye no kongezwa mu mwereka wenda ingingo. Turabizi twe benshi dukorera abantu, dukorera izi company, dukorera ibigo bigiye bitandukanye. Turabizi hari igihe ibihe bihinduka nk'ibihe turimo byafunga mu kanda, nibihe byagiye bibanza mbere yaho ibiciro biri kuzamuka ku masoko. Hari igihe wandikiraga boss wawe iretira umubwira ati mumbabarire ABC kubera ko bitewe n'ibiciro biri guhinduka, imibero hanze hayagoranye, mu by'ukuri mwahereye ikintu mwongera, dore twaguraga wenda ibirayi kuri 250, ubu byageze kuri 750. Nyine ugatanga facts zifatika no mu boss yabaga bibona. Ukandika wenda lettre ya mbere, lettre ya kabiri, wenda atagusubiza, ukabona umwaka urarangiye nta kintu yongeyeho, umwaka wa kabiri ukabona nta kintu yibwirije. Icyo gihe ukamusezera ukigendera. Ndatekereza mbaza Sam Mutungire, warabizi sintegere, ntago ngiye ntegereje wenda ngaransubiza, ariko ngiye ndikubwira baba baduteza amatwi n'aba badukurikiye, iyo ubonye ibyo bintu waranditse izo lettre boss wawe ntagusubize, uwo mu boss akaba abari wa wundi bavuga ngo hari ukuntu bavugaga mbere mu buryo bwo gusebya, ariko mu nyumve neza, hari bamwitaga nyirabuheri, bakamwita mwihanduza cumu, umuntu utagukiza, umuntu w'ingungu, wa muntu nyine w'ingungu, ibintu byinshi. Sam niba yaranditse aya maberetire asaba Scovia kumwongeza, Scovia ntamwongeze. Scovia bari ingungu ya yindi iteye imbere, ya yindi umuntu wese ndabizi hanze hari urubyiruko ruhari ruba rwifuza kujya gukora kuri Mama Rwa Gasabo TV, avuga ati natwe tubaye abanyamakuru bakira kinyamakuru guhudu kabisa. Hari abafite n'izo nzozi bari hanze aha, ndavuga mu rubyiruko baba bari hanze aha, bavuga bati ukoreye kira kinyamakuru wabukoreye kinyamakuru, kandi bakaba bizera ko kinahemba neza. Ibi Sam aramutse yarabikoze Mama Urwa Gasabo, ndavuga Scovia Mutesi akaba nta kintu yigeze yongeraho Sam, byaba bigaragaje Mama Urwa Gasabo uwo ari we, kuko byaba bigaragaje ko umuntu mwatangiranye muri bya bihe bibi utajya wibuka ko yagufashije. Nibyo nahereyeho mvuga, ntabwo ndi bubisubiremo. Waba uri umuntu ufite ikibazo gikomeye, uzamenye ngo icyo gihe nta muntu wakugiraho umugisha. Nanone ikindi Sam ashobora kuba yaranditse Mama Urwa Gasabo wenda cyangwa se Scovia boss akagira icyo amwongereraho. Birashoboka ushobora kugira gutya wenda akagira ikintu akongereraho.
yakongereraho yes ukanyurwa wenda amezi angakirika amezi yarangira wenda amezi 5 6 7 wenda 6 ukaburongera uranditse usaba kongezwa sibyo uwandikiye umuntu usaba kongezwa wenda arabirebye koko arabaradinze n'iki ararebye ati Sam koko twavanye mukanda akagugira icyo akongereraho si bibaye bwa kabiri akongerera murakoze arangije azanya abandi bantu uri kubona biri gukunda mushinze televiziyo n'iki ibintu nimaramo warangiza ukongera ugasaba kongezwa ubwo wenda kwa tugeze yakongeje mu kwa gatandatu none turangije umwaka usabye kongezwa turi mu bihe bya kadanje wenda tubareka ari uyu mwaka urangiye yari yakongeje uhita ugeze mu 2025 aho ngaho urongeye usabye kongezwa noneho wenda uranasaba kongezwa amafaranga wenda uri kubona revenue y'ibiri kwinjira aho biri guturuka noneho wenda ibyo muri gukorera utangiye kubihuza n'iki wenda nuko ahembwa muri RMC yabaye Desh ukabihuza n'ibyo mukurima mu rwa Gasabo wenda ubona revenue mwinjiza ugatangira ati ngombe mbone amafaranga menshi icyo gihe wenda umuntu akakureba ni boss nibyo ariko akavuga ati Sam aya mafaranga nayo mfite ntago ndi bukongeze kabisa urabona ibintu byakaze abanyamakuru baje wenda twazanya abandi turashikariza abantu kudufasha n'iki ariko ntago nakongeza mu byukuri wajya kureba wenda ugatangira ABCD akaba wenda gushiriye ikindi utundi tuntu udufaranga duki nanone ntunyurwe kuko ari umuntu ubaho akongezwa ariko ugasanga abagira ngo buri mezi 6 bamwongeza 6 nibyo ni byiza ku bigo bikora bifite revenue nziza kabisa byunguka ku buryo bufatika ubundi byagombye kuba ari suppose ko mu mezi 6 bagira ikintu bongereraho umukozi agakurana na company nyine ni byiza nawe utabishyikira mu byuko ariko noneho Sam ugasanga wenda Sam bagiye bamwongeza ariko arashaka ko bamwongeza buri munsi cyangwa ntanyurwe ugasanga Sam nyine ni nyamunyurwa goye icyo gihe Mama Scovia akaba aramuvuze ati nta kundi Sam niba bitari gukunda igendere Sam nawo gatekereza akavuga ati nkurikije wenda ibyo nabonaga twinjiza ndagiye nzabibona sibyo kuko nicyo nekereza kuko nago nekereza ko biramutse ari uko Scovia yeretse Sam wenda Sam akamubwira ati nyongeza dore urabona ibintu byahindutse Mama Scovia nabikore Mama Scovia bari ingungu yenda iteye ubwoba cyane wa muntu mubara mu bihe nyine byuko agufite inyungu cyangwa ariko gukoresha ariko akaba atagukiza wa n'uwinyira muheri nawe wakize nyine ariko yaranyuze muri kadanje afite nyirabuheri babita nyirabuheri umuntu wakize ubuheri nyine yaba afite ikibazo ariko nanone bibaye ko Sam yigeze kubwira wenda Mama Scovia ngo nyongeza Mama Scovia akagenda mwongeza Sam nawe wenda yabona bimaze kuba binini ngo ngo nanye nshaka kongezwa byinshi kandi buri umuntu ko agira byinshi abazwa byinshi imisoro iriyongera urabona abakozi bariyongereye kuri mu rwa Gasabo timu ntago ikiri yayinde ntoya nini abakameramani kamera ziri kugurwa amanywa nijoro nyine bari kwagura ibikorwa bigiye bitandukanye wowe ugashaka noneho guhembwa umurengera kandi noneho ibyo wenda bari kwinjiza nanone bifite ibindi biri kubivamo byinshi cyane icyo gihe waba utanyurwa iyo utanyuzwe rero havamo bino byo kurangira ugiye hanze nyine ukavuga ngo ugiye kwikorera ariko wishaka kuvuga ngo nago nakuze aho ngaho muri kutubesha ushaka kuducirimba wowe Sam mutungire kuvuga ngo nago ngo urabona ngo ukabona nyine hari ukuntu Sam avuga akakanga kuvuga nyine yego ni byiza akanga kwerura ariko Sam ibyo uvuga tuba twacukumira ngo uri kubwira za baneti cyangwa se abantu bikoreye amashu niba utaranyuzwe n'umushahara cyangwa se ukaba utaranyuzwe n'aya guhemba warabimusabye niba warabimusabye akabigukorera ubwa mbere bwa kabiri sinzi inshuro wenda waba warabimusabye niba byaranabayeho simbizi ni ukwipoza gusa kugira tuvumbure ukuntu muri kugenda mushaka wewe uri kubivuga agashaka gukatakata mu makona niba ataraguhembaga neza Mama Scovia nyine afite ikibazo uko niba uri gukura n'ukura na company kandi company iri gukura muri kunguka ni ikibazo gikomeye aho hantu nanjye nahava completely kuko ahantu dakurira ubuzima buri guhinduka amanywa nijoro aho hantu uri kwamara iki mu by'ukuri uwo muntu w'umugabo ufite umuryango ugutegerejeho byinshi amashuri ari guhinduka buri manywa nijoro ibiciro biri guhinduka by'abanyeshuri amanywa nijoro ubuzima hanze buri guhenda nyine ku buryo bugaragara imisoro ijyaho kuri buri kintu kigatagihindura igiciro cya gifite kubera imisoro yongereye birahari nibyo mpamvu buri wese akeneye gukora aho uri gukorera rero turabizara ababosi b'inyirabuheri kugira ngo gukize cyangwa se agire icyo akongeraho biba bigoye uwo kumva ugomba kuguma uri costa ntago uvaho
nyine ni ibintu biraho. Hari nundi ugenda kongeza ariko ugasanga nawe uragoranye, umuntu ugoranye mu by'ukuri ku buryo ushaka buri kanya ngo bakongeze nawe ufite ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu mvuga ngo uburi nyamunyurwa ugoye, uburi ndashima, uburi umwana w'ingagi. Icyo gihe nyine birangira ugiye hanze. Ikindi gishoboka cya nyuma finale ntari nababwiye cya gatatu tunasoza mu by'ukuri ni ikijyanye nuko hashobora kuba harabayemo wenda iyindi era isanzwe ushobora guhura nayo wenda mu buyobozi, hakabaho kutumvikana ku bintu runaka, hakabaho kuba umuyobozi wenda ushobora kutishimira imyitwarire yawe se, cyangwa se akaba ari uko ushobora kumubwira ikintu kubera ko ari boss akumva ntago wari ukwiye kukimubwira. Turabizi aba boss benshi harye yumva umukozi wo hasi nyine ntacyo avuze, ntacyo agomba kumugiramo inama. Icyo gihe wenda wanavuga ati ariko hanaha agahita kwirukana. Birashoboka yakwirukana kubera ko urabona abantu n'abantu bakuru, yaba Scovia ndetse na Sam Mutungire, abantu bakuru bashobora kuba umubosi yagusezerera ntaje kubivuga ngo namusezereye kameme, nawe ndumva utajya kwicara ku marembo uvuge ngo baransezereye. Turabizi twese ni wo mujyo, ibyo turabizi, turabantu babaga turabyumva neza cyane. Ariko nanone birashoboka ibintu byose twagiye tuvuga byaba ari ikibazo. Rero abantu rero Samu ikorera akazi kawe, abantu baragukurikirana ibyo, ariko twebwe tubifate muri jare zigiye zitandukanye cyane nk'izi navuze. Nazo zirashoboka ko turagukora n'umuntu akumva ntakwifuriza gutera imbere, mugakora agatera imbere mukazamukana mu byo muri gukora, ariko wakumva ugomba kuguma muri Costa uraho nta terambere n'iki. Kuko aba boss benshi hanze hari abateye gutyo cyane pe, yumva ugomba kukomeza uraho hasi kabisa ngo mu rwego kugira ngo umwubahe, kumeza umusenge, umutinye n'iki. Buri uwo boss nawe utifuza ko umuntu atera imbere. Ubundi nagiye numva muri Rusizi bagira akantu keza, bavuga ngo iyo utagize uwufasha mubo wakoresheje, tubwe bo bakunda kubivuga muri babatunzi nyine, umuntu wagukoreye uri umuntu w'umukire akaba atarigeze akira, mu bantu wakoresheje bose bagukoreye akaba atarigeze akira, ku buryo ngo nawe afite za hoho mu muhanda cyangwa za Daihatsu amafuso n'iki, afite amaduka ari kuniha yaragukoreye. ngo bo iyo ugize ikibazo nta kintu bagufasha. Muri Rusizi kiretse mu muco warahindutse no kubera ubusambo bwatiye mu bantu n'inzara, bakaba uwo muco waracitse. Ariko muri Rusizi icyo kintu nyizi ko kihari, kuko ari mushuti wanjye mafite twarakoranye mu kazi imyaka myinshi cyane. Nzi neza ari yo muco bagira ko mbese niba ukoresheje umuntu nubwo ari wa mukarani upakurura imizigo aho ngaho, ufite wenda boutique, ufite kankayeri boutique ikomeye n'amaduka akomeye, ukagira muri babandi basohora amakarito, basohora ibyuma n'iki, wagurishije abakiriya, hakaba hataravuyemo umuntu ngo akire, abafite rifani ze Daihatsu wenda mu muhanda, nubwo yaba adafite ibya mirenge, ariko akaba hari ukuntu abayeho, wenda yarubatse inzu, yaragize ukuntu ashaka n'umugore, afite tundi tunakora, afite kamoto cyangwa utumoto tubiri mu muhanda dutatu yagukuyeho, nabo ngo rwose baragupepera cyane. Ibi ni bya bindi byabaye kuri Kavuna wa Ryankuna, ubwo yafashaga Ndori, yari yarahungiye za Karagwe, iyo ni muri Tanzania, kwa Nyirasenge, wafashije umwami kuba yatahuka, amubwira namusangiza amakuru, kuko Kavuna wo mu muryango wa Ryankuna yari yari umwiru, ndetse yaraza amabanga menshi kuri mu gihe cya Ndahiro cy'Amatare, ndetse anaba uwa mbere mu kujya gutahura umwami. Igikomangoma aricyo Ndori cyari cyarahungiye kwa Nyirasenge Karagwe, mu kwambuka rero cyageze amaze kuza mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga Ndori yahise aca Kavuna, kuko mbese yari amaze kugera ku bintu byiza. Umwami abonye amaze kugaruka ku ngoma, anasanga inzira baraziharuye, abiru ntako batagize, barahungishije bande banyina n'abande n'iki, arangije amaze kugera ku byiza yibagirwa ibyo Kavuna yakoze. Kavuna niyo mpamvu bavuga ngo kuruhuwa Kavuna, yirengagije ibyo yakoze, ibyo banyuranyemo, mbese twavuga ko baciye mu mazazane kugira bagaruke bagire ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda binjire n'iki. Ubwo nyise nyine cyari ikiyaga ariko cyo mu muyaga, ariko ni kuvuga ku mupaka. Byarangiye umwami Ndori aciye Kavuna, nta kintu yamuhembye mu mvune zose yakoresheje, aho banyuranye mu bihe by'ibizazane, birangira nta kintu kizima mwituye. Birangira Kavuna agahinda kamwishe, avuna umuheto n'umwambe, yinaga mu ruzi arapfa. Turabizi abantu
munyura mu bihe bikomeye mugatangira n'ibintu from scratch biri hasi, ariko wazajya kugeza ku gihe cyo gusarura wa muntu agahita yikubira ibintu byose wowe akagushyira ku ruhande ndetse nabi cyane, ntakwiteho nakwibuke ko mwacanye muri kadanje. Ibyo rero nibyo byabaye kuri Kavuna, bishobora kuba ari ibyo byabaye kuri Sam Mutungire, akaba yarazamukanye na Mama Scovia bakageza kuri TV. Mama Scovia yabona igikorota agakubita ipoketi akakanyamo akakanyamo Sam akavuga ariye kadaga hogora akagera aho agatendereza akagera aho kabogora ti nyongeza mubyeyi nyongeza gerageza reba ibintu byenye Mama Scovia akakanyamo kukanyamo ni mu Kirundi biravuga ngo guceceka navu. Karangira Sam rirageza akabanga Kavuna akasohoka nyine nko wikubise, ariko ari uko byanze mu byukuri ntako atagize. Tubifatira muri iyo jare rero turi kumwe rero iyi ni Koma Yombi TV, izina ryanjye nitwa Benjamin nk'ibisanzwe, mbagira ngo dusangire ibitekerezo bigiye bitandukanye, duhanahana amakuru biri kuba hirya no hino. Mwumvishe ko ndetse na Zinda Erasme yafunguwe, yari nababwiraga ko hariya nta case yarimo, nta case yarimo kabisa. Twumva yafungirwa zirani zijya mu nkiko nako mu manza mboneza mu bantu zikajya mu nshuti z'umuryango, niho birabibazo bikemukira. Ariko biri mu tegeko mu gitabo mpanabyaha cy'u Rwanda birabyo birimo kuba babikoze. Turabashimira cyane ko bagerageje kubaranjura bakareba igikwiye, kandi burya nicyo gikwiye nyine guca imanza mu buryo butari guhoza abantu mu magereza, kubarunda mu magereza n'ibindi. Turi kumwe rero mukomeze mudusangiza amakuru agiye atandukanye. Narababwiye ngo iduka narindi usibye ITMC cyangwa se IT My Network CPA Limited ikabikora mu karere ka Musanze, by'umwihariko icuruza ibyuma bijyanye na electronic ndetse cyane cyane ibya networking. Ukeneye ibijyanye n'ama routers, switches, rack, ama extenders, network cables n'ibindi bigiye bitandukanye, abayiti barabyumva barabizi. Wagana iryo duka wabahamagara kuri iyi nimero ni 0789659475 ndetse n'ibindi. Waba ukeneye na installation yabyo bakagufasha, birimo makamera ibyo bigiye bitandukanye bagufasha. Bakora mu ntara y'Amajyaruguru muri Musanze ndetse abari mu burengerazuba cyane za Gisenyi, Rubavu, Nyabihu n'ahandi bakwigira cyangwa bagahamagara iyo nimero bakabafasha. Icyambere ngo nukumvikana. Turi kumwe rero mukomeze mudukunde, wakora subscribe uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo, ukadusangiza amakuru agiye atandukanye cyane y'ibiri kubera aho ngaho uherereye, ukayadusangiza cyangwa se ugaca ku mbuga zacu zigiye zitandukanye ukaduha amakuru, ukabiduha ibitekerezo. Kandi ukeneye kugira icyo tuvugisha ushobora kutwandikira kuri email yacu ni komayomba.tv@gmail.com. nanone kandi tukabigezaho. Imana ikomeze bazigame, ibaha icyo kurya n'icyo kunywa, icyo kwambara n'ako mu mutekano imbere n'inyuma, ndetse ibaha icyo kurya, ibaha n'amahoro kuko ufite ibyo ngibyo, ibindi byose bigenda biziraho. Turi kumwe rero, Imana ikomeze bazigame, turi kumwe, mukomeze mukubwe neza. Ciao ciao.